Shalom, shalom, nshuti bavandimwe, mwaramutse, mwiriwe muraho bitewe naho muri hose. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Nakagaruka, uyu ni umwanya nanone tugiriwe ubuntu bwo kongera kuza kuganiriza bene wacu. Muze twicare mu kanyatsi. Muze twicare mu kanyatsi tubazanye ngo mumeze mute? Do? Mumeze mute? Mumeze mute bantu b'Imana, twebwe akabeho kameze ukuntu, ariko ubuzima turashimira Imana. Mbere yuko Do aza akabasuhuza nawe, ntitwabura gushimira Imana, sinabura kuvuga ngo turashimira Imana kuko imbeho ni nyinshi, ikirere ukuntu cyaramutse cyari giteye ubwoba, ariko Imana yakinguye kandi niturinze mu mihanda iburyo n'ibumoso, amajyepfo n'amajyaruguru. Amen. Suhuza abantu Do. Oh my goodness. Do ameze nk'ikigori. Shalom shalom inshuti zacu, shalom bavandimwe, abakunzi bacu ba Advibes, hobe ndabayambiriye cyane, amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese inshuti zacu aho muherereye hose, ari abari burasirazuba, iburengerazuba bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru na diaspora mu ntara ya gatandatu. Hari iyo abo bantu tujya tubasuhuza we, tubabarire cyane. Iyo tubivuze tuba twavuze uburasirazuba bw'isi. Uyu munsi twe tugiye hirya gato, tugiye ku burasirazuba bw'igihugu cyacu, uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, tugashyiraho n'intara ya diaspora. Intouchable, diaspora intouchable. Ahantu hose muherereye turabashuhuje tuvuga ngo amahoro y'Imana abe muri amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri ku mutima wanjye. Ndimo ndayikunda cyane. Ukuri ni nziza pe. So yeah. Uyu munsi rero mbabwiza ukuri, harakonje no mu muhogo hameze harakonje. Shamo ngendo bashyushye kubera ibikote n'ubushyuhe, ariko navuze ngo sigikuramo tu hanze ya neje nyine ya bien ya nindi ya vrai ya nuko rero amakuru yanyu yo tuje ahangaha tuba tuje kubwira abantu bumva, abantu bareba, kureba. Iyo mvuze kureba ushobora kutareba kuri aya maso, ariko ni abantu kurebesha umutima, kurebesha ndetse n'amaso y'umubiri, mbega ubwo n'amaso yombi, ayo ikimodoka ko kigenda nabi kandi ari kinini di kwa General Yesu, n'ay'umutima n'ay'umubiri. So turabasuhuza rero tubabwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe, kandi ni ukuri tuvuga ngo twifurizanije nanone umwaka mushya muhire, cyane cyane ko turi mu ntangiriro zawo. Ngaho rero kagira inkuru. Amatangira harya ndirimbo ivuga ngo kiyatewe, nubwo itangira ryawe ryari rito cyane, uko bukeye urushaho kunguka, n'abatabizi bakabimenya no kurutaho, kuko uri Imana itanga umugisha n'umujyi no mu cyaro, ntabwo wewanura. Ni ukuri iyo ndirimbo ni iy'ukuri. Amajwi atari hasi Yesu. Reka niko nkumure, ariko abantu bakumva bigoranye. Yego komeza. Uragahora ku ngoma, dogo nta bintu uriyemo. Ubwami nibugume mu biganza byawe, ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye turi kumwe, ntabwo tugipfuye ntacyo tubaye turi kumwe. Jana marhaba tuzajyamo tu. So ni ukuri turi mu itangira ry'umwaka, ariko ndagira ngo nongere mpumurize buri muntu wese waba ufite itangira rigaragara nk'idafite icyerekezo, ariko ni itangiro. Burya kugira itangira, igishoro cya mbere ni ukuba uriho uhari.
sheri ravuze ngo itangira mubise hasi ngo ridafite icyerekezo umva twahawe ubutware bwo gutegeka turi mu gihe cyo gutegeka n'udategeka umva akanwa kacu hari umuntu ariko utanasobanukiwe yuko hari umuntu rwose utanasobanukiwe yuko ari ubwo butware atazi n'icyo ari ijambo ry'Imana ravuga ngo ururimi ngo gupfa no gukira kuri munsi y'ururimi rwacu so ubu rero ni igihe cyo kugira ngo dukoreshe ururimi rwacu mbese rwonyine gusa umva watubwiye ngo biraterwa n'indi ufite ni ukuvuga ngo ibyo kurya biri imbere yawe urategekesha ururimi rwawe urutegekesha ibyo ushaka mu yandi ahangaha icyo twabanza kuganiraho ni ukubanza kwisobanukirwa no gusobanukirwa ubwo butwaro ufite kuko ntabwo ari gupfa kuvuga gusa ushobora no ahubwo wari utwara umuntu ugira ururimi gusa ururimi rwe rukaba ari uruvuga ibintu bibi atari ku bandi ahubwo no kuri nawe ngewe se bambe nyine niyo mpamvu nibyo bavuze ngo gupfa no gukira tugomba kuba imodoka hari igihe babivuga bakagira ngo ni ibikino nyine gupfa no gukira ngo biri munsi y'ururimi aho ngaho twabwira abantu ngo niho narivuze ko itangira igishoro cya mbere ni ukuba wowe ubwawe wibona niyo mpamvu kuganira bigira umumaro tuje tubwira buri muntu wese ngo kuba uriho ugihumeka icyo ngicyo ni icyizere cy'uko ejo hawe haba heza ni icyizere cy'uko uyu mwaka uko utangiye waba utangiriye bigaragara nk'ibibazo cyane turakomezanya tugahugurana kandi tukigishanya twagira ngo tuboneho kubwira uwo muntu buri muntu wese mu kanyatsi turaterana imbaraga renga ibibazo ufite ubona uyu munsi iyi ni fishi sibyo iyi ni fishi urumva reka twikomereze uko tugenda tuganira turi mu muhanda murabibona ariko turakomezanya turakomezanya sore murihangana turakomezanya tubwirana ngo ntarirarenga ushobora gutangira ubona ibibazo ushobora gutangira ubona nta cyerekezo ariko komera tuje tukubwira ngo komera tuje tubwira buri muntu wese waba atangiye kuko ahanini hari igihe buri muntu wese agira intego burya niyo ubyutse niyo uryamye plutôt uba ugiye gucya buri muntu wese afite umutima wo kwibaza ngo ejo thank you honey afite nyine ahangaha iyo ducariya twari kuba twiruhije umutima wo gutekereza iyo bugiye gucya kwa kundi windanura byo bita kwibambura mu cyami utangiye kuvuga uyu munsi none ndawuhera uyu munsi none ndatangira umunsi none ndabanza mu kihe gikombe ndakora ibyo ngibyo ni ibintu biri mu muntu keretse ufite uburwayi runaka cyangwa se ariko umuntu wese utekereza atangirana nuko umunsi ari buwutangire muhereye mu bitekerezo atari yagira icyo akora kuko ibyo ukora bibanza gutegurirwa mu bitekerezo nguwo rero intangiriro z'umwaka ushobora gutangira uvuga uti none ndabigenzane kwibuka intego z'uwashize ko hari ibyo wihaye bimwe ntibyatungana ariko kuba ubushize bitaratunganye ntabwo bivuze yuko uyu nguyu bitakunda niyo mpamvu rero twebwe nka Ado Vibes tuje dukomezanya ngo komera numara gukomera umutima wawe uwerekeze ku bitekerezo uko biza umunsi ku wundi byanga bikunda uzabonamo agacu ikindi turavuga kugira inshuti kujya inama abantu baca intege abantu se bakubwira bati komera guterana imbaraga ni ibiki muganira iyo muri mu muryango ni ibiki muganira n'inshuti zawe ni ibiki muganira nk'umuryango amagambo yose mvuze gira icyo yavugaho yavugeho ndangirije ku bibazo
utangiriye ku muntu udafite icyerekezo. Yes. Yakora iki? My goodness, reka nkubwire rero. Urumva actually natangiye mvuga imbaraga z'ururimi, sibyo? Natangiye mvuga imbaraga z'ururimi, sibyo? Hari umuririmbyi wanditse mu gitabo yanditse ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Amen. Ni ukuvuga ngo rero waruvuze ngo umuntu uriho adafite ibyiringiro, sibyo? Ngo twamubwira iki muri iyi ntangiro z'umwaka? Ibyiringiro se tubikurahe? Kugira ngo ugire ibyiringiro biva hehe? Biva kuki? Urumva? Iki nicyo kibazo wakwiye kwibaza, kubera ko mu by'ukuri ibi bintu duhora tubisubiramo kandi tuzakomeza kubivuga kuko niyo identite yacu. Identite ni iki? Identite ni imiterere ni ibikiragi, nibwo bumuntu bwacu, niwo muntu, niko twebwe turiho, nibo turibo, nicyo kitugira abo turibo. So ikitugira abo turibo rero ni ubukristo, ni Kristo twamenye. Nta kindi kintu twishingikirizaho muri buno buzima, nta kindi kintu kidutera kuza tukavuga ngo ufite imbaraga zo kuba wakwatuza ururimi rwawe ukavuga ikintu ushaka cyose cyiza ukiyaturiraho ibyiza, kuko nibyo watangiye uvuga uti hariho umuntu utagira ibyiringiro, uhora anakoresha ururimi rwe aruvugisha ibintu bibi, yatura ibintu bibi. Uri kumva? Ariko ubuzima bwacu cyangwa se ukubaho kwacu, imiterere yacu ishingiye muri Kristo. Turaparika hepfo cyangwa shagenda urebe kubona ko parika nta kibazo. So twaje ku ishuri, ese bababwiye ko twagatse ku ishuri? Haya yababwiye, dore uyu ni umunsi wa mbere. Uyu ni umunsi wa mbere wa semester ya kabiri y'uyu mwaka, mana yanjye. Ubu dusubiye ku masomo. Komeza bwira abantu nari nangiye gufashwa. Ikintu nashaka kuvuga nuko abantu uwo turiwe tubikura kuri Kristo, niho dufite ubutware. Niho ura muririmbyi yarari mu mwuka ati kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo yuko yatubwiye. Vuga ngo iyo ugiye muri Bibiliya ukavuga ngo ururimi ni nyama nto cyane, ariko ikaba ifite imbaraga. Ubuzima kubaho no gupfa biri munsi y'ururimi rwawe. None niba kubaho no gupfa biri munsi y'ururimi rwanjye, ni iyihe mpamvu ntari bukoreshe rwa rurimi Imana yampaye kugira ngo nature ibizima, nature ibyiza? Uyu mwaka nibwo ugitangira, turacyari mu gitondo cyawo, uracyari mu bisi, turacyari mu cyumweru cya mbere cy'uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo turafite iminsi ifatika y'uyu mwaka dushigaje kuwubamo. Birasaba kugira ngo twature ibizima, twitegure, ariko witegure watura unakora. Ntabwo ari ukwatura gusa ngo nangize wicarire, ariko iyo mishinga ufite yature. Kuki utinya kubyatura? Kubyo wumva ufite ubwoba, kuki wumva hari utazabigeraho? Bivuga burya, reka nkubwire, hari naje gusanga hari imbaraga zo gusohora ikintu ufitemo imbere ukagisohora ukakivuga. Ibyo bintu bifite imbaraga. So atura, nurangiza kwatura unakore. So umwa yarimo aragenda cyangwa zasomanye ukuntu neza, ariko zakozanyijeho nubwo nta kintu. Ariko ukuntu twikomereze, twikomereze. Sorry for that, ariko yagonze inyuma ye kandi nabyamenye. Nuko so nari nkumbuye ku ishuri. Yes, we twageze ku ishuri. Hano harimo parking. Njye guparika. Yes. Yeah, komeza usoza.
so icyo nari ndi kuvuga rero nicyo nuko kubera ko igitondo kiracyari kare cy'umwaka kiracyari kibisi, umwaka uracyari mu cyumweru cya mbere, tangira upange. Ubundi nta nubwo ari igihe cyo gutangira, abahanga wo gupanga bapanze imbere y'uko tuvuyemo washize, ariko haracyari ibyiringiro y'uko na n'uyu munsi watangira noneho ukicara ukiga kwatura ibintu byiza. Va mu maganya, nusu uzahora mu maganya kugeza ryari? Va mu maganya. Ariko mu by'ukuri ngiye ikintu kimwe nabonye, nta kindi kintu gitanga ibyiringiro gitanga n'izo mbaraga zo kuva mu maganya, ukumva yuko nawe ibyiza byakubera, ukumva yuko nawe ubwo buzima bwiza bwakubera, ukumva yuko nawe bigukwiriye, ukumva yuko nawe umwenda mwiza nawe ari uwawe, ukumva yuko ako kazi keza nawe kakubera, urumva, ukumva yuko iyo mibereho myiza nawe yakubera, ukumva yuko rega no gukorera Imana nawe byakubera. Ibyo bintu rero nta kindi cyabiduha, tubiheshwa n'imbaraga zo kwizera Kristo, tubiheshwa na Kristo, niwe udushoboza akaduha gushira amanga, tukabona imbaraga zo kubasha no kwatura ibyiza, tugatangira umwaka tuvuga tuti natwe uyu mwaka ni uwacu, uyu mwaka ukawubwira ati umva unyumve, ufite amatwi, uragomba uruka ibyanjye, uragomba umpa ibyanjye, by fire by force. Mwumvishemo ikira? Twumvishemo iki? Mwumvishemo iki wowe? Mwumvishemo yuko imbaraga z'ururimi ufite zishobora kugira icyo zirema uhereye ubu ngubu. Numvishemo ko ntarirarenga, numvishemo ko kandi wenda ntabwo twese hari igihe ahanini numvishemo ko gukora cyangwa gutangira ariko gutangiye kukwizerera mu mbaraga z'Imana. Sinakirengagiza yuko hari umuntu utari umukristo cyangwa se utazi iby'Imana, ariko burya mu biganiro mu kanyatsi niho duhana n'ibitekerezo, buri muntu wese akabizana ukabuza none sura akavuze iby'abakristo kandi ngiye ko ntari umukristo. No kuvuga yuko ibyo byose bireba abakristo ari bafite iyo chance. Oya, ahubwo iyo turimo kuganira niho duhera tubwirizanya, duhana ibyo dufite. Kandi wavuze ngo aposo wacu yaravuze ngo uri uyu mwaka ngo uzatura umubi w'icyo wariye. Bivuga ngo buri muntu atura umubi w'icyo yariye, niko nibyo numvishe yavuze mu gikristo, yavuze ku bantu bizera mu gikristo, ariko n'udafite n'utari umukristo, iyo bijya iyo tugiye kuvuga ahangaha duhera no mu buzima busanzwe, ariko uko tugenda tugira inama experience nibyo bigenda bituma umuntu agenda avuga reka ngerageze n'iki. Rero niyo mpamvu tuzanamo gusenga, ariko noneho ushobora kuba utanasenga ariko ukagira n'umutima nama. Ibyo byose birafatanya, kuko icyo utekereje ukagiha agaciro uko ugikoresheje gishobora kugufungura amaso, ukagenda ureba ubwenge. Hanyuma noneho icyo tutakirengagiza nuko waba uri umukristo waba utari umukristo, ariko twizera yuko hari Imana. Umuntu utizera ko hari Imana we uwo ngo ntabwo ari uwanjye, nta nicyo twaganira. Ariko hari umuremyi hejuru ya byose, hari Imana ishobora byose. Niyo mpamvu rero niyo uri mu gahinda, niyo ugize mu bibazo, niyo uvuga uti ubusengiye koko ubuse nanjye, oya, ahubwo ntabwo twabura kubwira ngo wizerere mu Mana. Icyo ngicyo impamvu tubikubwira ni ubuhamya buri muntu aba yaraciyemo. Kwizera tutagendana n'ubururu rwa gikristo n'ibiki, ahubwo no kwiyumva imbaraga zikwemeza yuko ikintu runaka kitagenda uyu munsi neza ariko ejo gishobora kugenda. Kandi ni kwizera ni imbaraga zikorera mu muntu muri wowe zikubwira ngo hoya nubwo umwaka ushize bitagenze neza, ariko singomba kwiyahura, singomba gucika intege, ahubwo ngomba gukomeza. Ibyo ngibyo rero bigenda bigucira inzira wiga gake, ariko muri rusange turangiza twavuga ngo wicika intege, wikumva yuko byarangiye, wikiheba. Kandi nigeze kwivugaho inshuti, tumenye amagambo uganirana n'abantu. Iyo buri gihe cyose uzigera umuntu mu biganiro yabo wo muri kumwe ndetse no mu muryango, ntukemerere umuntu kubwira amagambo y'urucantege, kubwira ati wowe se ubwawe wabigenza, wabishobora. Twese twatangiye nta bigaragara ngo nta kirere, ariko uyo wemereye umutima ugatekereza kandi ukumva za mbaraga zikubwira ngo ntucike intege, kirana naho ubona ukabona bisa nk'ibitafite icyo bivuze, ariko
aho umutima nama kujyanye gipfa kuba atari mu kibi. Burya iyo uhageze hari ubundi bwenge wunguka. Rero dutangira turababwira ngo komera wicika intege, kandi niba usenga Imana, ariko niba utanasenga komeza umutima nk'ufite umutima nama wakubwira uti komera urashobora. Uhere ku gatoya kaza kugeza ku kanini. Inzira burya itangirira mu muryango w'inzu, ukareba hanze ukagenda ugasanga wogoze ikirere hirya no hino. Imana ibaho umugisha. Twari mu kanyatsi no kuganira nakagaruka ntituzarekera. Amagambo ashobora kuba hari icyo agufashije muri iki gitondo, ashobora kuba ari ubwa mbere cyangwa atari ubwa mbere uyumvishe, ariko gukomezanya ni buri munsi. Impore ni ijambo rya Kinyarwanda kandi rizahoraho iteka. Imana y'amahoro idakiranirwa ibahe umugisha, kandi turabasengeye tubasabira ngo buri muntu wese yibukwe mu rwego rwe, kandi urwego urimo rukugeze ku rundi. Tuzongere guhura tujye twumva buri wese nibura tuzumve hari uvuga ngo cyagiye byayenze gutya. Ndahugurira abantu aya magambo niba ari meza gufasha kumva yafasha na mugenzi wawe, wiyigumanaho. Uyu mwaka n'umwaka wo gukora, ni nako kwagutera imbere, n'ugubwirana amagambo. Niba aya magambo afite kubaka umuryango, yahe mugenzi wawe, ayahe mugenzi we, nawe umubwira ayahe mugenzi we, mugenzi we ayahe mugenzi we, nawe mugenzi we ayahe mugenzi we. Tuyahana reba doko ntareba urimo urasinzira. Oya, ntabwo uri gusinzira, wafashe. So Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Dukomeza amahoro. Shalom. Hey, Say bye bye, tujye mu ishuri. umva, shalom turabakunda. Uvuze shalom, banyongora atangiye.